tubifurije ibihe byiza nshuti mudukurikiye muri aka kanya. Niba udukurikiye ari mu gitondo reka tukwifurize ngo umunsi mwiza, niba udukurikiye ari ku manywa kandi tubwire ngo igicamunsi cyiza, niba udukurikiye ari nimugoroba reka nawe tukubwire ngo umugoroba mwiza. Turi kuri Mugwaneza Official Rwanda. Tubana namwe ibihe byinshi bitandukanye, tukabana namwe mu bisata bitandukanye, byaba ijambo ry'Imana, byaba ndetse ibiganiro bya deba bigamije kugira ngo tuwunguke twungurane ibitekerezo. Ibyo byose tubana namwe. Rero nje muri kumva kuri kamera ya kabiri ndi Olivier, ariko muri studio za Mugwaneza Official Rwanda cyangwa se no kuri kamera za Mugwaneza Official Rwanda hari mushiki wacu. Reka nawe abasuhuze niba hari umwubonye ari ubwa mbere amwibwire, hanyuma tugaruka tuganira ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ndabasohoje amahoro y'Imana nabane namwe, kandi data wa twese arusheho kutwishimira, kandi natwe turusheho kwishimira ubwami bwe kugira ngo bukomeze buganze muri twebwe kandi tunabunezererwe tubugenderemo. Imana izadushyigikire rero, izaduhe gutura muri buriya bwami bwa Kristo kuko buzaba ari bwiza. Hanyuma rero nk'uko barababwiye ngo nze mbibwire, nitwa Mugwaneza Sanderine ibisanzwe. Hanyuma kuri YouTube bababwiye babasobanuriye nitwa Mugwaneza Official Rwanda. Rero insanganyamatsiko n'ubundi ituzanye ni ijambo ry'Imana. Turaje ngo dusangire ijambo ry'Imana. Wowe uzanyumva, uzantega amatwi uri ahantu hatandukanye, ni ukuri nkusabye gukumbura iryo jambo ry'Imana cyangwa se kurikunda kugira ngo rizakubere umuyoboro mwiza, rizagushofe mu bintu utarushoboye, rizakugeze kure mu bitekerezo, mu byiyumviro, mu kwizera kwawe. Ijambo rigenda ritwungura, hari ahantu rigenda ridukura hamwe cyangwa se rikatugeza ahandi. Umuntu yigize avuga ngo tuva mu bwiza tujya mu mundi, rero n'ijambo ry'Imana niko rimeze. Ndabakunda rero, ndanabishimira cyane. Imana ibaha umugisha abadukurikiye, kandi nukuri mbabwire ngo no mu ijuru barabakunda, nagari burage, nagari igipindi. Mu ijuru barabakunda kubera yuko iyo mu ijuru batadukunda ntabwo baba baratuzanye ku isi. Batuzanye ku isi rero kubera umugambi w'ijuru mwiza udufiteho, natwe rero tunejejwe n'Imana mu mutima kubw'umugambi w'Imana mwiza Imana idufiteho. Kandi nawe nkurikiranye nkubwire ngo Imana igufiteho umugambi mwiza. Humura, ntiwihebe, ntutenebuke, ntucike intege. Imana iracyari iyawe kandi iracyakomeye ku buzima bwawe, cyangwa se iracyahambaye. Murakoze rero. Mukozi w'Imana Olivier yadufasha kwinjira muri ibi bihe byiza by'umunezero w'ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cy'Abacamanza 7 umurongo waho w'9. Murakoze. Yes, abadukurikiye murabyumva ko tugiye kwinjira n'ijambo riri mu Bacamanza ibice 7 turahera ku murongo waho w'9. Hanyuma mu kiyarambura reka nibwirire abantu badukurikiye mutarakora subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Reba iryo jambo riri mu ibara ry'umukara ukandeho, hanyuma ukande no kukazogera kugira ngo ubutumwa bwiza butambutse hano kuri iyi channel cyangwa kuri uyu muyoboro bugiye bukugeraho. Hanyuma bakaribisha bandugu zatu wanasikia Kiswahili, tunawakaribisha sana, tunawashukuru. Namwe muge mukandaho kabisa, mnipandie hapo s'abonner. Yes, abicyongereza tuko pamoja. Yes, abicyongereza nabo bushize narababwiye, ariko reka tubwire ngo all of us, yes, we love you so much, and you have it know your support is very important for us. Yes, tap on the subscribe, tap on the s'abonner en français. Your support is very contribution for building this channel, Mugwaneza Official Rwanda. Thank you very much, and you are most welcome in the word of God. Ndumva ari ibyo ngibyo barabyumva neza cyane. Tugiye gusoma rero ijambo nk'uko bitubwiye mu Bacamanza ibice 7 umurongo waho weekend niwo duheraho. Iryo joro umunsi w'iteka, reka nsome neza. Iryo joro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo kuko mbakugabije. Imana ishimwe.
iryo joro Uwiteka abwira Didiyoni ati manuka ujye mu rugerero rwabo kubera ko mbakugabije. Imana nishimwe cyane. Amen. Iri jambo riranejeje cyane. Biravuze ngo iryo joro Uwiteka abwira Didiyoni ati manuka ujye mu rugerero rwabo kubera ko ngize gute mbakugabije. Wowe unkurikiranye, wowe uzanyumva. Muri iryo joro hamagara Uwiteka akoresha itegeko akubwire umanuke ujye mu rugerero rw'ibyawe Satani yakingiranye kubera ko Uwiteka urwo rugerero ararukugabije. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Ararukugabije. Wowe unyumvishije ararukugabije. Komeza udusomere. Uyu murongo wa 10 urandyoheye cyane. Niba nari nsanzwe musoma ngo kandi niba utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero. Ijambo Uwiteka arabizi ko hari abanyabwoba, arabizi ko hari abantu batinya muri uru rugendo, ariko aranamubwira ngo Didiyoni niba utinya manukana n'umugaragu wawe Pura mujyane hehe mu rugerero. Imana ishimwe. Niba utinya manukana n'umugaragu wawe Pura mujyane hehe mu rugerero kubera ko numara kugerayo nugerayo ndani wamaze kugera bivuze ngo uyu mugabo Didiyoni yagendanye n'Imana, agendana n'Imana mu buryo bukomeye. Hanyuma hari ahantu Didiyoni yagendanye n'Uwiteka bakoresha ibibindi n'imuri. Hari ahandi hantu Uwiteka yagendanye na Didiyoni ngo hanyuma Uwiteka abwira Didiyoni ngo izo ngabo zikabije kuba nyinshi, aramubwira ngo zimanure ku kagezi njyewe nzi kugeragereza. Hanyuma Uwiteka amajije kuzigerageza agira abo asigarana bari bugendane na Didiyoni abo Uwiteka yishimira. None ndakubwiye ngo wowe unteze amatwi gerageza uburyo uri bukore ku buryo Uwiteka ari bukwishime. Ahantu yakubonyeho umugayo muri kugufunga kw'isengero, kuraho uyu mugabo, kuraho uyu mugayo, kuraho iki kintu cyagutandukanya n'Uwiteka kugira ngo nugera ku kagezi Uwiteka ataza kukugaya ukaza gusigara hano kuri aka kagezi. Imana ishimwe. Ndongeye mbwiye abantu baneze amatwi twumve neza ya magambo Imana yavuganye na Didiyoni. Didiyoni yinjiye mu bihe byiza byo kuganira n'Imana. Imana ibwira Didiyoni, iramubwira ngo Didiyoni ndabizi ko uri umunyantege nkeya, ndabizi yuko ntacyo ushoboye, ndabizi yuko ntacyo uri cyo, wanyeretse imbaraga zawe aho zishingiye, unyereka kunanirwa kwawe, unyereka gucogora kwawe. Bivuze ngo Didiyoni yabwije Imana ukuri, arayibwira ngo Mana nubwo nifuza kuba umukozi wawe, nifuza kugendana nawe, ariko muri uru rugendo hari ibinyanduza, hari ibimbamo, hari ibinjira imbohe, hari ibituma nsigara, ariko hari ibituma ngira ubwoba. Bivuze ngo aba bantu bari kumwe na Didiyoni barabanje bajya gukwetura ku kagezi. Ahangaha bakwetuye niho Uwiteka yagiye areba abajaba, abanywesha amashyi, abashyize hasi intwaro. Ibyo byose ni ibintu tubana nabyo muri ubu buzima bituma amagambo y'Imana adakura muri twebwe, bituma amagambo y'Imana atagira ireme. Hanyuma ariko Uwiteka arabizi mu ntege nke zawe ufite, arabizi. Niyo mpamvu akubwiye ngo manukana n'umugaragu wawe Pura nimba ufite ubwoba. Ariko nugerayo hari ikintu Uwiteka ari bukubwire. Ntabwo Uwiteka yigize abwira Didiyoni icyo agiye gukora, ahubwo yaramubwiye ngo Didiyoni we manuka nugerayo nibwo ndi bukumenyesha amakuru y'icyo nshaka kugira gute kukubwira. Haleluya. Ngo hanyuma Didiyoni ageze mu rugerero rw'Abamediyani, ageze mu kibaya. Haleluya. Ngo yumva mugenzi we muri babanzi b'Abisiraheli mu Bamediyani habonekamo umuntu ararota agira inzozi. Ngo arangije abwira umwe mu Bamediyani n'ubundi muri bwa bwoko bw'Abamediyani, aramubwira ati ariko ndose inzozi. Ngo hanyuma ngo mu Mediyani ngaramubaza ngo mbese urose iki? Ngaramubwira ngo byuka twicare nkuhereze neza amakuru y'ibyo mbonye. Ngo ndose irobe rya Seyiri ngo ritembagara. Haleluya. Ngo rimaze gutembagara ngo ryikubita ku ihema, ngo hanyuma ngo iryo hema ngo mbona riguye rigaramye. Ngo nuko mugenzi we ngaramubwira ngo icyo nta kindi ni inkota y'Uwiteka na Didiyoni. Bisobanuye ngo Imana y'Abisiraheli ninanirwa ntitsindwa. Bivuze ngo Imana y'Abisiraheli igize gute? Iratsinze.
bisobanuye ngo mu bintu biguteye ubwoba, mu bintu bikunanije, wigira ubwoba witenebuka, bivuze ngo Imana yacu iratsinze. Imana yacu iratsinze, Imana ntitsindwa, Imana yacu ntineshwa, Imana yacu ntinegurizwa izuru, Imana yerekaho ibintu byawe birimo bipfa. Imana irashaka gukorana nawe nk'uko yakoranye na Didiyoni. Imana yakoresheje Didiyoni ngo bafata ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera ngo birukana abamediyani, ngo hanyuma mu bibindi byabo by'imuri ngo bacanamo umuriro, ngo bageze hafi y'abamediyani, ngo hanyuma Uwiteka yari yabwiye Didiyoni ngo abe ari we werekeraho abandi, ngo hanyuma Didiyoni ahindukirira abantu be ngo arababwira ngo uko ndi bugenze namwe ariko muri bugenze. Imana idushyigikire muri iyi minsi, wirebera ku bandi. Muri iyi minsi wigira abandi ureberaho, ahubwo rebera kuri Kristo. Rebera kuri Kristo, bana na Kristo neza, gendana na Kristo neza. Uko yabanye na Didiyoni nawe ariko mu bantu. Imana ishimwe. Ngo hanyuma ngo bagezeyo mu rugerero ngo bumva mugenzi we arotorera undi inzozi, ngo hanyuma Didiyoni amenya amakuru kubera ko Imana yari yamuhagurukije nta kintu imubwiye. Yari yamubwiye ngo manuka ujye mu rugerero, nibwo ndi bukwereke, ni nabwo ndi bukubwire iki amakuru. Ngo hanyuma Didiyoni aramanuka agira gute, ngo aramanuka ajya mu rugerero, ngo hanyuma agezeyo. Amen. Hanyuma Imana ikomeze ishimwe, ikomeze yamamare cyane ku buzima bwacu. Ngo hanyuma Didiyoni ageze mu rugerero yumva neza neza ingabo z'abamediyani nizo zimuhaye amakuru. Mu gihe cyashyizweho Imana izakoresha abari bagusubiranye inyuma, bari baguteye gusubira inyuma, abari baguteye ubwoba, bari bazanye umwijima muri wowe. Imana izabakoresha nanone bongere bagaruke baguhereze ibihumuriza kubera ko Imana yategetse. Imana ahangaha yakoresheje itegeko, isanga abamediyani bararota, ariko barota Imana nta makuru yahaye Didiyoni, ahubwo yari yamubwiye ngo namanuke nagera mu rugerero nibwo iri bumubwire ibiri bube. Ngo hanyuma mugenzi we ngaramubwira ngo nshingiye kuri izo nzozi nuko warose irirobe ritembagara rikagwa ku ihema, iri hema rikagwa rigaramye. Bisobanuye ngo iki nta kindi ni inkota y'Uwiteka na Didiyoni. Bisobanuye ngo Imana y'Abisiraheli igize gute, iratsinze. Bivuze ngo Imana yacu ntitsindwa, Imana yacu ntinanirwa. Bivuze ngo wowe wari ufite ubwoba, wumvaga hari ikintu kikubereye umwijima, cyakubereye imbogamizi, hari ikintu kigutinyisha mu bicuku bya nijoro, uraryama ukumva hari izindi mbaraga, ukumva hari umwijima wagutsikamiye, wowe ukajya ugira ngo ni icyokere, ukajya wumva ari icyokere. Ariko ndagira ngo utangariza itangazo ni imbaraga z'umwijima, ariko ufatanyije natwe gusenga no kwizera, ndagira ngo dutegeke uyu mwuka uri ku buzima bwawe uveho, ugutera mu bicuku bya nijoro, ukakunaniza, ukumva mu gatuza hararushye, ukumva harasa nkaho hari urusyo wikoreye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yatsindishirije ba Didiyoni, nawe gutsindishirize muri uyu mwaka 2025. Ibintu byari bigutwaje igitugu, byari biguteye ubwoba, ibintu byari bitumye ugira icyangiro, ibintu byari bitumye uhera mu rusebo gusa, ukumva yuko igisuzuguro ari wowe kiriho gusa. Ndagira ngo ubwire ngo hari Imana ikuraho igisuzuguriro, hari Imana ijya ikuraho uwo mwaka, hari Imana ijya yica imigambi y'incakura. Komeza dusomere ijambo kugira ngo abantu baryumve. Twusome mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ijambo ritwa tugeze ku murongo wa 11 haravuga ngo mwumve ibyo bavuga, yego, uhereko ugire imbaraga. Imana ibwira Didiyoni, iramubwira ngo nugera mu rugerero wumve ibyo bavuga, numara kumva ibyo bavuga uhereko ugire imbaraga. Bivuze ngo umve iby'abanzi bawe bavuga, uhereko ugire imbaraga. Ntabwo bivuze kumva iby'abanzi bawe bavuga ngo bivuze ngo ujye kwiyahura, ngo utenebuke, ukora ibidakorwa, ngo ujye kwicana, ucura indi migambi. Oya, biravuze ngo umve iby'abanzi bawe bavuga, uhereko ugira imbaraga, wumve ko hari Imana iri kumwe nawe, wumve ko hari Imana ikubereye amaboko nkuko yabereye Didiyoni amaboko. Imana iguha umugisha. Nuko manuka ujye mu rugerero, amanuka n'umugaragu we Pura bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Yego. Abamidiyani n'abamereki n'ab'iburasirazuba bari baraye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige n'ingamiya zabo zitabarika. Yego. Bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye,
narose inzozi mbona irobe rya sayiri nukuri ritembagara ku rugerero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema iryo hema rihera ko riragwa rigaramye mugenzi we aramusubiza ati nta kindi iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisirayeli Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Haleluya. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe ashima Imana asubira mu ngando z'Abisirayeli arababwira ati nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka arazitugabije. Haleluya. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3 umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa bashyiramo urumuri arababwira ati ndebereho uko ngira namwe abareko mugira ningera ku ngabo za mbere munyitegererezeho ibyo mubona ngira abari byo namwe mugira nuko nimvuza ikondera nabo turi kumwe namwe muhere ko muvuza amakondera mu mpande zose z'urugerero muvuge muti kubw'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya. Nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera ku ngabo za mbere mu kavamashyiga bari bagejeje igihe abarinzi barinda abandi bahera ko bavuza amakondera bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera bamenagura ibibindi bazunguza muri n'ukuboko kw'ibumoso bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo baravuga bati mu kuboko kw'iburyo bayavuzaga barangurura bati inkota y'Uwiteka na Gideyoni umuntu wese ahagarara aho ageze bakubye urugerero rw'Abamidiyani nuko ingabo zabo zose zicikamo igikuba ziravugana ziti duhunge ziravurungana zirahunga nuko abo bantu 300 bakomeza kuvuza amakondera Uwiteka atera Abamidiyani gusubiranamo bicana n'inkota ubwabo. Nuko ingabo zisigaye zirahunga zigera i Beteshita ku nzira ijya Izera no mu rugabano rwa Abeli Mohora ahateganye n'Itabati. Imana itugirire neza. Imana ibaho umugisha. Amen. Ahantu kuri aya magambo ya Gideyoni Imana yerekanye imbaraga zayo. Imana yerekanye ubushobozi kandi bwinshi. Rero gira kwizera Imana yacu ifata ibitariho ikabirema bikabaho. Nongere ngubwire ngo Imana yacu itembesha imigezi mu butayu n'ibitariho igibiremo. Amen. Hanyuma ngo Gideyoni nabo bari kumwe ngo bafata ibibindi bashyiramo imuri. Hanyuma barangije baratambuka bageze iruhande rw'Abamidiyani ngo babikubita hasi barebeye kuri Gideyoni. Hanyuma Abamidiyani bumva ni nk'ibisasu bituritse bariruka bagira ubwoba. Ariko hari nawo bageze ubwabo basubiranamo. Ndagira ngo ubwire ngo wowe uneze amatwi iringira Imana. Ubundi ibintu byari bigukurikiranye araje abitera ubwoba bisubira inyuma ibindi byari bikuzomere bigukanurira amaso abitere gusubiranamo. Hari amagambo akomeye twasomye. Imana izatera abanzi bawe basubiranemo bituma umenyeraho amakuru utaruzi. Ntabwo bivuze ngo aya makuru nimba uyazi ujya kwirwanirira ujya gutukana ujya gutongana. Ahubwo Imana ibikweretse kuntu uri burwane. Mbese ni nk'ubundi bwenge biguhaye. Ariko ubwenge bibuguhaye ngo umenye ibyo urwana nabyo uko bimeze. Umenye imbaraga zikurwanya uko zimeze. Umenye ingabo ziguhagurukiye ziri gukorera muri bande, ziri gukorera muri bantuki, ziri gukorera mu yihe mitwe. Ese ziri gukorera mu barokore bagenzi bawe, ziri gukorera mu bapagani, ziri gukorera mu bisi, mbese ziri gukorera mu bahe. None Imana irakwereka ikintu ahubwo wowe ugatangira ngo Imana ngo yanyeretse ngo runaka ngo ari umurozi. Ntabwo yabikweretse ngo ibikuvuge. Barokore tugabanye umunwa. Ntabwo Imana iguhaye yerekwa ngo urivuge. Hari ibintu njya mbona hano kuri social media umuntu ugasanga yazanye ibintu
bitari bikwiriwe kumvwa n'ab'isi bose, bikwiriye kumva n'inkoramutima z'Imana. Ugasanga umuntu yazanye ubuhanuzi kuri kamera, manzu usenga Imana yisobanuza umenye ngo ubuhanuzi ni ubugiye kumvwa n'isi yose. Ese ni ubugiye kumvwa n'abo mu rusengero n'ab'itorero? Ese ni ubugiye kumvwa n'abaturanyi? Ugasanga Imana ngo yaguhaye iyerekwa ku muntu urizanye kuri kamera. Shaka nimero ye ubumuhe, ntabwo bakubwiye ngo ubuzane ku isi. Tujye tumenya gutandukanya ibintu. Wa muntu utumye isi imwota, umuhaye isi. Ikindi kintu ugasanga umurokore aho yavaga akagera yarwaniraga ishyaka umuvandimwe we w'umurokore, akarwanira ishyaka umuturanyi we naho yaba atari umurokore. Ariko dufashe iya mbere mu gusebanya, nitwe twazanye umwiryane, nitwe twazanye umwuka mubi. Nimba wumvishije umuntu yakoze ikosa, si ngombwa ngo uritangaze, ntabwo uri umunyamakuru, ahubwo musengere. Numara kumusengera unamusange umuhugure. Ese wakoze iki? Urabizi niba wa muntu ibintu yakoze abizi ko ari bibi? Ese waba ubizi ko hari imbaraga zirimo zimutwaza igitugu zituma atabasha kunesha bya bintu, atabasha kunesha bya byaha? None se ko umuhaye isi na Satani, uramusengeye ukoze iki? Ahubwo ugiye kwishima ngawa ngo runaka urugo rwe ngo rwasenyutse, ngo runaka ngo baraye bamukubise. Uri umurokore, uri umukristo, uri umufana wa Satani, uri iki? Nongere subiremo, Didiyoni hano Imana yerekanye imbaraga zikomeye. Ndagira ngo ubwire nawe ku buzima bwawe Imana yerekane imbaraga zikomeye. Imana igushyigikire, Imana ikuneshereze. Yaneshereje abangaba, ikaneshereza izi ngabo, igatuma abamediyani aribo Didiyoni ari bwumvireho amakuru. Nawe Imana hari impamvu iguhaye amakuru, iragira ngo ikubwire ukuri bwitware muri sosiyete. None wowe uratangira kurota, ugatangira ukajya kuvuga ngo ngiye ngo nereswe ngo runaka ngo ntwarira umugabo, ngo nereswe runaka ngo ari umurozi, ngo niyo wandogeye urugo, ngo niyo waruzinze. Ugasanga umuntu uzi ubwenge araza kuri kamera. Hari umuntu wigize avuga ngo bamurogeye cano. Ibyo ni ibintu byo kuzana kuri kamera. Wabisengeye ese uraza kubibwira nde kuri kamera? Muri karitsiye, mu rusengero usengeramo, ese ahantu ujya wihugika wowe n'Imana, wabura abantu nka 5 bagufasha gusengera ikibazo ufite utarinze kuza kwiha isi? Imana nidushyigikire, iduha ubwenge nk'ubwo yahaye Didiyoni. Yaramubwiye ngo zimanure ku kagezi. Imana irirobanurira. Imana iduha ubwenge natwe uko dukwiye kubaho muri iyi minsi ya nyuma, uko dukwiye kugenda. Kandi duhe kugenda nk'abanyabwenge, twere kugenda nk'abaswa. Kandi ni ukuri Imana idushyigikire. Data wa twese atwumvire cyane. Turaguhamagaye Imana y'amahoro. Uri Imana izabana natwe bwite, uri Imana itazadusiga. Imana yarwaniriye ba Didiyoni, ikabana nabo, ikabaneshereza, ukabatsindishiriza, ugatsinda kubera kuri Imana itsinda. Uri Imana idatsindwa, uri Imana ihora itsinda buri munsi. Nyemerera tugire ibyiringiro, twongere tugarure ubumuntu, tugarure agakiza muri twebwe. Abarokore twere gutuba umuntu. Kera abarokore uko tubumva mu bakera nibo abantu bareberagaho, none ntabwo tukirabo kureberwaho. Hanyuma wanditse amagambo akomeye, uravuga ngo turabo mu mpinga z'imisozi, ngo turi inzandiko zisomwa na buri wese. Mana dushyigikira, uduha ubwenge. Ukuri ibyaha biri muri twebwe bitugatugiye ku mutima wacu, ukuremo ubugome, ukuremo ubugambanyi, ukuremo kwishimira ibibazo bya bagenzi bacu. Ahubwo bagenzi bacu nibagira ibibazo tubabarane nabo, kuko waravuze ngo tubabarane n'abababaye, twishimane n'abishimye. Mana duha umutima mwiza, ongera ugarure umutima mwiza mu Banyarwanda. Ari abari hanze bazanyumva, ari uwumva Ikinyarwanda, umugarure umutima mwiza, wongera ugarure ibyiringiro muri twebwe. Mana haraho Didiyoni yageze agira ubwoba, unanjira amubwira ngo niba ufite ubwoba manukana n'umugaragu wawe Pura. Mana natwe waduha abantu b'inkomezi badukomeza muri iri jambo ryawe, bakadushyigikira aho kudukwena. Dukureho ibidukwena mu izina rya Yesu Kristo. Nsenge buri umuntu wese uneza amatwi. Mana
uyu muntu ugera mu bicuku bya nijoro agacikamirwa n'izi mbaraga, ndakwinginze ngo uzeyure ku buzima bwe, umuriro w'ijuru utwike, ikiganza cyawe gifate ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Abamarayika b'ijuru bamugote kandi bamurinde, ucane umuriro muri we, umuriro wawe wake ku buzima bwe kugira ngo izi mbaraga nizijya zihagera zihunge. Urakoze urakarama, nizeye ko umugiriye neza kandi nizeye ko umukijije. Urakoze, uri Imana ikiza, uri Imana irwana urugambi rwa hafi ndetse n'urwa kure. Uzanyumva ari ahantu hatandukanye hose, uzamurwanire kandi uzamukize. Turengere twese muri byose mu izina rya Yesu Kristo, nimwe tubisabye twizeye, amen.